Mu mujyi mwiza wa Kigali, abana batatu batangiranye umunsi musha w'ibyishimo. Timo, Aline na Musa bagendaga bari kumwe. Imitima yabo yuzuye amatsiko n'ibyishimo, bareba umujyi ubakikije. Bidatinze, bageze ku kibuga cy'imikino hafi y'isoko, ahari amabara menshi, ibitwenye n'umunezero mwinshi. Buri kintu cyari cyiza kandi gishimishije. Mu gihe bakinaga, habaye ikintu batariteze. Musa yaraguye arakomereka. Ibyishimo byahise bigabanuka. Ubwoba bwinjira mu mutima we, yumva isi imurenze. Muri ako kanya, nyiraguru Nyirabukeye yaraje. Mu byitonzi bwinshi, yabibukije aho ubufasha nyakuri buturuka. Abana barafunze amaso, bizera n'imitima yabo yose. Bamenye ko batigera baba bonyine kuko bari kumwe na Yesu Kristo. Muri uwo mwanya utuje, amahoro yaraje. Imbaraga zisubira muri Musa. Yarabyutse, ahagaze neza, yongera kumwenyura. Ibitwenye byongera kuzura ku kibuga cy'imikino. Abana biruka, bakinana n'ibyishimo byinshi. Izuba rigenda rirenga i Kigali, abana bagenda batuje, imitima yabo yuzuye gushima. Barebye hejuru, bibuka ukuri gukomeye kw'ijambo ry'Imana, guko umuntu wese uzambaza izina ry'Umwami azakizwa. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 13. Bafite kwizera mu mitima yabo n'ikwishimo mu nkambe zabo, abana bakomeza urugendo bari kumwe, bazi ko gukurikira Yesu Kristo bizana ibyiringiro, ubufasha n'urukundo rutazima.